Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi wa 35 turi mu gitabo cyo kubara. Turakirangiza uyu munsi. Umunsi turahera ku gice cya 34. Titre yaho iravuga ngo ingabano z'igihugu Abisiraheli bazahabwa. Uwiteka abwira Mose ati, tegeka Abisiraheli uti, nimugera mu gihugu cy'i Kanani, icyo ni cyo gihugu muzahabwaho gakondo nk'uko ingabano zacyo ziri. Igice cy'ikusi cy'igihugu cyanyu kizagarukira mu butayu bwa Zini, gitegane na Edomu. Urugabano rwanyu rw'ikusi ruhere ku iherezo ry'inyanja y'umunyu mu ruhande rwayo rw'iburasirazuba, maze ruzenguruke ruce iruhande rw'ikusi rw'ahaherera hajya muri Akurabimu, rujye Izini, rugarukire iruhande rw'ikusi rw'i Kadeshi Baruneya, maze rujye i Hasaradari, rugende rugere muri Asimoni, ruvuye muri Asimoni ruzenguruke rugere ku kagezi ka Egiputa, rugarukire ku nyanja nini. Urugabano rw'iburengerazuba ruzababera inyanja nini n'ikibaya cyayo, aba ariho iba urugabano rwanyu rw'iburengerazuba. Uru aba ari rwo rugabano rwanyu rw'ikasikasi, muhereye ku nyanja nini mushinga urugabano rugere ku musozi Hori, muhereye kuri uwo musozi mu rushinge rugere ku rugabano rw'i Hamati, rugarukire i Sedadi, maze rujye i Sifuroni, rugarukire i Haseranani. Urwo aba ari rwo rugabano ruba urugabano rwanyu rw'ikasikasi. Kandi muzashinge urugabano rwanyu rw'iburasirazuba muhereye i Haserenani rugere i Shefamu, ruvuye i Shefamu rumanuke rugere i Ribula iri iruhande rw'iburasirazuba rwa Ayini, rumanuke rugere ku ruhande rw'iburasirazuba rw'inyanja y'i Kinereti, rumanuke rugere kuri Yorodani, rugarukire ku nyanja y'umunyu. Icyaba ari cyo kiba igihugu cyanyu n'ingabano zacyo z'impande zose. Mose ategeka Abisiraheli ati, icyo ni cyo gihugu muzaheshwaho gakondo n'ubufindo, icyo Uwiteka yategetse ko gihabwa imiryango 9 n'igice kingana n'igisigaye. Kuko umuryango w'Abarubeni nk'uko amazu ya ba sekuru, n'uw'Abagadi nk'uko amazu ya ba sekuru ari, ni igice gisigaye cy'umuryango wa Manase bamaze guhabwa gakondo zabo. Iyo miryango uko ari 2 n'igice yamaze guhabwa gakondo zayo hakuno ya Yorodani mu ruhande rwayo rw'iburasirazuba. Amazina y'abategetswe kugabanya Abisiraheli igihugu. Uwiteka abwira Mose ati, aya mazina niyo y'abantu bazagabanya igihugu ho gakondo. Ni Eliyezari umutambyi na Yosuwa mwene Nuni, kandi muzatoranye umutware umwe mu miryango yose bagabanye igihugu ho gakondo. Aya niyo mazina y'abo bantu. Mu muryango wa Yuda mutoranye Kalebu mwene Yefune, mu muryango w'Abasimewoni Shemweli mwene Amihudi, mu muryango wa Benyamini Eludadi mwene Kisironi, mu muryango w'Abadani mutoranye umutware Buki mwene Yogiri. Mu Bayozefu mutoranye mu muryango w'Abamanase mutoranye umutware Haniyeli mwene Fodi, mu muryango w'Abefurayimu mutoranye umutware Kemuweli mwene Shifutani, mu muryango w'Abazebuloni mutoranye umutware Elisafani mwene Parunaki, mu muryango w'Abasikari mutoranye umutware Parutiyeli mwene Azani, mu muryango w'Abasheri mutoranye umutware Ahihudi mwene Sheromi, mu muryango w'Abanafutali mutoranye umutware Pedaheli mwene Amihudi. Abo ni bo Uwiteka yategetse kugabanya Abisiraheli gakondo zabo zo mu gihugu cy'i Kanani. Igice cya 35 titre yaho iravuga ngo imidugudu y'Abalewi. Uwiteka abwirira Mose mu kibaya cy'i Mowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko ati, tegeka Abisiraheli bahe Abalewi imidugudu baturamo bayikuye mu myandu bahaweho gakondo. Mubahe n'inzuri zigose iyo midugudu impande zose. Imidugudu bayibemo ubwabo, inzuri zibemo ubutunzi bwabo, zibe izo kuragiramo amashyo yabo n'amatungo yabo yose. Inzuri zo ku midugudu muzaha Abalewi zihere ku nkike z'imidugudu zigera impande zose
haterwa intambwe 500 z'ibirenge. Kandi nyuma y'iyo midugudu muzagere intambwe 1000 iruhande rw'iburasirazuba, n'izindi 1000 iruhande rw'ikusi, n'izindi 1000 iruhande rw'iburengerazuba, n'izindi 1000 iruhande rw'ikasikasi, imidugudu iri hagati. Inzuri zo mu midugudu yabo zigerwe zityo. Imidugudu muzaha Abalewi ibemo imidugudu 6 y'ubuhungiro muzaba mukwiriye gutanga ngo gatozi wishe umuntu ayihungiremo, kandi muhongerere indi 42, kandi muyongereho indi 42. Imidugudu yose muzaha Abalewi ibe 48, muzayibahane n'inzuri zo kuri yo. Imidugudu muzakura kuri gakondo z'Abisirayeli mukayiha Abalewi, ku benshi muzakureho myinshi, ku bake muzakureho mike, umuntu wese uko gakondo yahawe ingana abe ariko aha Abalewi ku midugudu ye. Imidugudu y'ubuhungiro. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani, muzitoraniriza imidugudu y'ubuhungiro kugira ngo gatozi wishe umuntu atabyitumye ayihungiremo. Iyo midugudu izababera ubuhungiro bwo guhunga umuhozi, kugira ngo gatozi adapfa adahagaze imbere y'iteraniro gucirwa urubanza. Mu midugudu muzatanga 6 izababere iy'ubuhungiro. Muzatanga imidugudu 3 hakuno ya Yorodani, iyindi 3 muzayitange mu gihugu cy'i Kanani ibe imidugudu y'ubuhungiro. Iyo midugudu uko ari 6 ibera Abisirayeli n'umunyamahanga w'umusuhukeho bo muri bo y'ubuhungiro, kugira ngo gatozi wese wishe undi atabyitumye ayihungiremo. Ariko niba yamukubise ikintu cy'icyuma agapfa, yaba ari umwicanyi, kandi umwicanyi ntakabure kwicwa. Cyangwa niba yaramuhonze ibuye afite mu ntoki ryabasha kwica umuntu agapfa, yaba ari umwicanyi, kandi umwicanyi ntakabure kwicwa. Cyangwa niba yaramukubise ikintu cyabajwe mu giti afite mu ntoki cyabasha kwica umuntu agapfa, yaba ari umwicanyi, kandi umwicanyi ntakabure kwicwa. Uhorera amaraso y'uwapfuye aba ari we umuhora ubwe, namubona amuhore. Cyangwa niba yaramusunikishijwe n'urwango, cyangwa niba yaragize icyo amutera amuciye igicu agapfa, cyangwa niba yaramukubitishijwe igipfunsi n'urwango agapfa, uwamukubise ntakabure kwicwa, yaba ari umwicanyi. Uhorera amaraso y'uwapfuye ahora uwo mwicanyi namubona. Ariko niba yaramusunitse atamwanze akamugwa mu maboko, cyangwa niba yaragize icyo amuteye atamuciriye igico, cyangwa niba yaramutembagarije ho ibuye ryabasha kwica umuntu agapfa atamubonye, adasanzwe ari umwanzi we, atashakaga kugira icyo amutwara, iteraniro rica urubanza rw'uwamwishe n'uhorera amaraso y'uwapfuye ruhwanye n'ayo mategeko. Rikize gatozi uhorera amaraso y'uwapfuye, rimusubize mu mudugudu w'ubuhungiro bwe yari yahungiyemo, awugumemo ageze aho umutambyi mukuru wasizwe amavuta yera azapfira. Ariko gatozi nagira ubwo arenga urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro bwe yahungiyemo, uhorera amaraso y'uwapfuye agasanga ari inyuma y'urugabano rw'umudugudu w'ubuhungiro bwe akamuhora, ntazagibwaho n'urubanza rw'inyama y'uwo, kuko uwo yari akwiriye kuguma mu mudugudu w'ubuhungiro bwe akageza aho umutambyi mukuru azapfira. Maze umutambyi namara gupfa, gatozi uwo azasubire mu isambu ya gakondo ye. Ibyo bibabera itegeko ritegeka uko muca imanza mu bihe byanyu byose no mu buturo bwanyu bwose. Uzica umuntu wese, gatozi uwo azicishwe n'abagabo bamushinje, ariko umugabo umwe ntagashinje umuntu ngo amwicishe. Ntimukemere ikarabo ry'uwishe umuntu akaba akwiye guhorwa, ahubwo ntakabure guhorwa. Kandi ntimukemere ikarabo ry'uwahungiye mu mudugudu w'ubuhungiro bwe ngo asubire gutura mu gihugu umutambyi atarapfa. Nuko ntimuzanduze igihugu muzabamo, kuko amaraso yanduza igihugu, ntihabe impongano yagihongererwa kubw'amaraso yakiviriyemo itari
itari ay'uwayavushije. Ntimuzanduze igihugu muzaturamo nkaba hagati muri cyo, kuko ndi Uwiteka uba hagati mu Bisiraheli. Igice cya 36. Amategeko yo kurongorana kw'abakobwa ba Selofehadi n'abandi nkabo. Abatware b'amazu ya ba sekuru y'umuryango w'abuzukuruza ba Gileyadi mwene Makiri wa Manase wo mu miryango y'Abayozefu bigira hafi bavugira imbere ya Mose n'abakomeye, nibo batware b'amazu ya ba sekuruza y'Abisiraheli, bati Uwiteka yategetse databuja kugabanisha igihugu ubufindo, agiha Abisiraheli ho gakondo. Kandi databuja yategetswe n'Uwiteka guha aba bakobwa ba Selofehadi mwene wacu gakondo ye. Kandi nibarongorwa n'umuntu wese wo mu yindi miryango y'Abisiraheli, gakondo yabo izakurwa kuri gakondo ya ba sekuruza yongerwe kuri gakondo y'umuryango bashakamo. Nuko izaba ikuwe ku mugabane wa gakondo yacu. Kandi umwaka w'Abisiraheli wa yubile nusohora, gakondo yabo izongerwa ku y'umuryango bashatsemo. Nuko gakondo yabo izaba ikuwe ku y'umuryango wa ba sekuruza. Mose ategeka Abisiraheli ibyo ategetswe n'Uwiteka ati, umuryango w'Abayosefu waburanye iby'ukuri. Iri ni ryo tegeko Uwiteka ategetse kubw'abakobwa ba Selofehadi, ati bazarongorwe n'abo bashatse, ariko bashake abo mu muryango wa ba sekuruza. Ntihazagire gakondo y'Abisiraheli iva mu muryango umwe ngo ijye mu wundi, ahubwo umuntu wese mu Bisiraheli agumane akaramata gakondo yo mu muryango wa ba sekuruza. Umukobwa wese uzagira gakondo yo mu muryango w'Abisiraheli wose azarongorwe n'uwo mu muryango wa ba sekuruza, kugira ngo umuntu wese wo mu Bisiraheli agire gakondo ya ba sekuruza. Nuko ntihazagire gakondo iva mu muryango umwe ngo ijye mu wundi, kuko imiryango y'Abisiraheli yose izaba ikwiriye kugumana akaramata gakondo yayo. Uko Uwiteka yategetse Mose, aba ariko abakobwa ba Selofehadi babigenza. Mahira na Tirusa na Hogira na Miruka na Nowa, abakobwa ba Selofehadi barongorwa n'abahungu ba se wabo, barongorwa n'abo mu muryango w'Abamanase mwene Yosefu, gakondo yabo iguma mu muryango uri mu muryango wa se. Ayo niyo mategeko n'amateka Uwiteka yategekeye Abisiraheli mu kanwa ka Mose, bari mu kibaya cy'i Mowabu kinini kuri Yorodani ahateganye n'i Yeriko. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Rero turangije igitabo cyo kubara, aricyo gitabo cya 4 mu bitabo 5 bya Mose. Tuzakomeza tujya mu gutegeka kwa 2, ari nacyo gitabo cya 5, ari nacyo cya nyuma mu bitabo bya Mose. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Kandi nifuza ko niturangiza gusoma ibi bitabo 5 bya Mose, tuzacamo tukareba n'incamake yabyo, kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza ibiri muri ibi bitabo. Imana yo mu ijuru ibagirire neza.